Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe, ndabasuje bene data, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose, Imana ishimwe, ndakwinginze uhereze Imana icyubahiro, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, ntuburire Imana umwanya ngo uyishimire aho igejeje ikora, uyishimire ko yakurinze, ndetse no mu ngorane wanyuzemo wabonye ukuboko kwera kw'Imana, Imana ishimwe. Nyemerera rero dutangirane iki cyumweru amashimwe, utangire iki cyumweru ushima Imana, utangire iki cyumweru uhereza Imana icyubahiro, dushima Imana yazinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana intwari ku rugamba, aho uherereye hose, igihugu urimo cyose, umugabane urimo wose, uhereza Imana icyubahiro, kuko ni Imana y'inyamaboko n'inyabushobozi, ni Imana igira neza, Imana ikwitaho, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo byuka uhereza Imana icyubahiro, birashoboka ko aho uba ku migabane itandukanye wenda ari na nimugoroba cyangwa se bigeze mu yandi masaha, ariko wowe niwufungura iyi audio unkundire uhereze Imana icyubahiro, ubwira Imana ati wakoze kubana nanjye. Twebwe rero turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tubyutse turi bazima, dushimiye Imana, tubonye Imana igira neza, tubonye Imana itwitamururira, tubonye Imana iduhisha mu gicucu cy'amababa yayo, Imana ishimwe. Nyemerera aka kamwanya ni ukuri upfukame uhereze Imana icyubahiro, ushime Imana, nurangiza uyiragize ibiri imbere, uragize Imana iby'uyu munsi, uyiragize iki cyumweru wakandagiyemo, Imana izahakubere, Imana izakugirire neza. Ni ukuri umugisha w'Imana uzakuzeho, uzabona Imana bundi bushya, kandi Imana izagukangarire ababisha bawe, izabarebe igitsure nk'uko yitegereje ab'Egiputa mu nyanja bagacikamo igikuba, ababisha bawe igire uko ibagenza nk'Imana. Twebwe ntitwabasabira uko tubyumva, ariko Imana ikore nk'Imana, nikora nk'Imana irabigenza neza, irakurengera igutabare wowe urengana, Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ubanze Imana hose muri byose, uyibanzeho ku bawe no ku byawe, uyibanze ku bakugenza, uyibanze no ku bajya bagucukurira ibyo ubona bagutega imitego, Imana uyihabanze ibitegure ibisibe, Imana inyuranye amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe, iki cyumweru uzabona Imana bundi bushya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nshuti zanjye bene data, dufatanyije umurimo w'Imana, Imana ikomeze ibanezeze nk'uko mushyigikira, namwe nibashyigikire mu izina rya Yesu. Nifuje ko iki cyumweru tuzaganira muri temwe mu nsanganyamatsiko igira iti ese wowe wiyita nde? Wowe wiyita nde? Iyo uri imbere y'Imana uri mu bihe byiza byo gusenga, wowe wiyita nde? Ese wowe wiyita nde? Hari ukuntu abantu bakwita, hari n'ukuntu usonanye ku bakwise, ariko wowe w'imbere, wowe w'imbere, wowe wiyizi, wowe wireba, wowe ujya mu cyumba cy'inzu yawe ukiherera, wowe wiyita nde? Wiyita umukristo, wiyita umupagani, wiyita indyarya, wiyita umuntu uzi kubarangiza ukabahamya, ese wiyita nde? Wiyita ko uri umusambanyi uzi gusambana bucece, ese wiyita nde? Wiyita nde? Ndashaka kukubaza ngo wowe muri wowe w'imbere, va ku izina twese tukuziho, va kuri rya zina so na nyoko bakwise, wowe wiyita nde? Wowe wiyita nde? Wowe ubwawe urinde? Ese wowe witwa nde? Wowe ubwawe uwaguha umwanya ngo wivuge, wasanga witwa nde? Ariko utabeshye, wowe witwa nde? Imbere y'Imana uri umukristo cyangwa uri umupagani? Wowe ubwawe ntabwo nshaka yuko ujya muri ya mazina yo kwiramya no kwihimbaza imbere y'intebe y'Imana, imbere y'urubanza. Wowe ubwawe wiyita nde? Ese witwa nde? Ni hehe wagera ukabasha kuba utakibeshya,
aho hantu ni hahandi ujya mu nzu ugafunga ukajya muri dushe ukiyambura wowe ubwawe. Iyo wirebye muri miriwari wiyita nde? Ndakubwira miriwari y'umwuka wera y'ijambo ry'Imana. Iyo wirebye ubona uri umukristo cyangwa ubona uri umupagani, ese wowe wiyita nde? Niryo jambo nshaka ko tuzaganiraho kugira ngo nawe wisobanukirwe. Ndashaka ko wisobanukirwa ukamenya nimba uri umukristo koko uri umwana w'Imana, cyangwa ukabasha kuva mu bidatunganye ugashishikarira kuba umwana w'Imana. Kuko ntabwo waba umwana w'Imana kandi ugifite amakashi, ugifite n'imirimo ugikorera shobuja Satani, ntabwo bishoboka. Ariko ese wowe wiyita nde? Ese wowe witwa nde? Ese wowe wiyita nde? Wowe ubwawe witwa nde? Wowe wimbwira rya zina twese public tuzi. Wowe witwa nde? Muri wowe witwa indyarya, witwa umushizi w'isoni, witwa utavugirwamo, witwa umwirasi. Muri wowe nawe urabizi ko ufite ubwirasi n'ubwibone. Witwa nde? Witwa uwishyira hejuru cyane. Witwa nde? Witwa uwikakaza. Witwa nde? Witwa umubeshyi. Ese wowe witwa nde? Ese wowe witwa nde? Ese wowe wiyita nde? Ese wowe izina ryawe wowe ubwawe wakaturira imbere y'Imana witwa nde? Hari abantu bajya bemera icyaha. Iyo yemeye icyaha avuga neza uko yagikoze. Iyo yemeye icyaha avuga n'izina rye uko yiyumvaga. Wowe wiyita nde imbere y'Imana? Imbere y'Imana yera witwa nde? Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye twihuse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere turahera ku murongo wa 19 tugeze 22 cyangwa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Abayuda basobanuza Yohana umubatiza uwo ari we. Abayuda bafashe umwanya bajya gusobanuza Yohana umubatiza kuko babonaga ibintu akora. Noneho baravuga bati ariko none twakomeza kubaho tutazi ibyuriya mugabo, reka tujye kumubaza uwo ari we. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatirizaga, niho byabereye. Urabibona nyine ku murongo wa 28. Ariko duhere kuri 19. Ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya? Urumva bababwira ati sinjye Kristo. Baramubaza bati se uri Eliya? Nawe ati sindi we. Bati se uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati woya. Baramubaza bati none se urinde ngo udusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Imana ishimwe cyane. Nakubwiye ngo ese wowe wiyita nde? Niryo jambo tuzaganiraho iki cyumweru. Ati ndijwi ryurangurira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Yohana ntago yigeze ababwira ngo nitwa Yohana, ahubwo yarababwiye ngo ndijwi ryurangurira mu butayu. Imana ishimwe. Iyo niyo identification ye. Iryo niryo zina azi imbere y'Imana. Harababwiye ngo ndijwi ryurangurira mu butayu. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Nakubaza ngo wowe wiyita nde? Ko Yohana abwiye aba bafarisayo, akababwira abo banditsi, akababwira ijambo rikomeye cyane, kuko bari bamubwiye bati twebwe turashaka gusubiza abadutumye. Ese wowe uyu munsi umwuka wera n'Imana Data n'Umwami Yesu Kristo uri imbere yabo, wavuga ko wiyita nde? Wavuga ko witwa nde? Witwa nde? Ese wowe ubwawe wiyita nde muri wowe imbere? Yohana aravuze ngo ndijwi ryurangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka. Kandi nk'uko umuhanuzi Yesaya yavuze,
ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. Nuko Yesaya nicyo kintu, niyo yari intego ye, niyo yari misiyo ye, niwo wari umurimo we, ni ukubwira abantu ngo bagorore inzira z'Uwiteka, nibagorore inzira y'Uwiteka bave mu byaha, bemere kubatizwa umubatizo wo mu mazi menshi. Imana ishimwe cyane. Yohana rero arabahamirije, ababwiye uwo ari we, ntabwo babwiye ko ari Yohana. Nawe ntuhamye ngo uri runaka, amazina yawe arazwi mu bitabo bitandukanye ndetse n'abantu barayaguhamagara, ariko se wowe wiyita nde? Wiyita nde muri wowe? Wowe uzi urinde imbere y'Imana? Urinde imbere y'Imana? Ukora uwihe murimo imbere y'Imana? Ufite irihe zina imbere y'Imana yera? Imbere y'Imana urinde? Ese wowe wiyita nde? Imana itugire neza. Ndagira ngo ugende wibuka ako kazina kawe. Niwanashaka uzabaza abantu babandi museka hamwe, cya kigurupe cyawe, ubabaza utariko mubona ndinde, mubona mwanyita irihe zina, bazahita bakumariraho, bakubwira uwo uri we bitewe n'ibikorwa ukora, bakubwira uwo uri we bitewe n'uko bakubona. Buriya abantu bazi gushyira abantu mu byiciro, uretse abakwanga ariko abakunzi bawe bashobora kukubwira uwo uri we rwose ugasanga ari byo. Bashobora kukubwira bati uri umuntu utagira icyo wiyitaho, uko niko waba uri nyine. Bashobora kukubwira bati uri umwibone, wowe ubwibone bwarakwishe, nuko waba uri nyine. Imana itugirire neza. Ese wowe wiyita nde? Imana idusange, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibagire neza, ibanezeze, muzabone Imana muri iki cyumweru, muzakira ibibyibushye. Imana ibagirire neza. Shalom, shalom, shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.